Ko Karam kuki twavutse dusa n'abazungu. Mama yahingaga dutwite izuba rikajya mu nda rikatubabura we. Ese warupfuye? Ubwo papa yaragucurangiye cyane inanga ikora impano. Papa Yaragucurangiraga ugasinzira kugira ngo urote impano. Mama yambwiye ko nzajye mufurira ntabwo namwogereze unamuvomere umutekere umufurire umukoropere ubundi umusasire asangwe wahishije wariye wajyana sibyo ko Karam kuki twavutse dusa n'abazungu. Mama yahingaga dutwite izuba rikajya mu nda rikatubabura we. Ese warupfuye? Nabyumvanye abantu ndi ku mugezi we. Niko tujya kubaza mama sinzi karuko. Nsanze mu murima bitebana nsanze mu murima mana yanjye ngo muze mwicara icara hano Nikole mwana wanjye ayicara ngo bimeze bite se ko muje kundeba mu murima narindi guhinga Niki bimeze bite muri kunshakira iki mbitekereje neza urukumva ntekereje neza nsanga urukumva uko byagenda kose musa n'Imana abana wanjye uzi ko musa n'Imana none se ntabwo muzi ko Imana ari umuzungu nubwo Imana ntarayibona ariko nemeza ko Imana ari umuzungu kuko Yesu njya mubona mu mafoto nkamubona no mu mashusho nkamubona no muri filime. Niki Yesu ni umuzungu uriya na se ni umuzungu wowe ntubibona niko nawe rero urumva ntabwo ujya ubibona wowe Imana nyine ntiwari wayibona uracyari muto mwana twebwe dukuze tuba twarabonye byinshi urukumva ariko Niki nkimara kukubyara urukumva dogiteri yambwiye ngo iki hinga numve yambwiye ngo iki ndabyibutse yarambwiye ngo kugira ngo umwana avuke asa n'umuzungu ngo n'intanga iba yakoze impanuka. Ubwo papa yaragucurangiye cyane inanga ikora impano. Papa yaragucurangiraga ugasinzira kugira ngo urote impano. Papa yari umucuranzi w'umuhanga inanga ikora impanuka nuko rero birangira muvutse musa n'abazungu. Umudogiteri nzajya kumushaka musobanuze neza ukuntu impamvu yambwiye ngo kugira ngo umuntu ase n'umuzungu n'intanga iba yakoze impanuka ariko nimujya mwireba abana banjye urumva muzajye mubona ko musa n'Imana urumva. Niki Imana ni umuzungu. Imana si muyizi? Imana iba he? Mu ijuru ni hehe? Hano mu ijuru ni hariya yego. Namwe rero mujye mwishima ko musa n'Imana iba mu ijuru kuko Imana ni umuzungu ibyo ngibyo ndabihamya. Mujye murya nimumara kujya mwishima.
mugomba kujya mujya neza, mukajya umutsima w'amasaka, mukagira ingufu. Kera tukiri batoya batugaburiraga umutsima w'amasaka, uretse ko hari igihe bawumpaga nkawurengereza munsi y'urugo, narawurengerezaga mwana wa bizi si ibi n'ibiki, ariko mwego urumva mugomba kujya muwujya, nzajya ndawubatekera, murishishe isogi n'isogo n'inkarishya n'intagarasogo, byose mbibatekera. uri kumva niki kugira ngo muzamere neza abana banjye, muzi ukuntu mbakunda. Ngaho rero nimugende nongere mpinge, dore ni ukuri ibyo naje nsaba kugira ngo muzabone icyo kurya. Ngaho mugende nsanga mwantekeye, muze n'ibyombo mbashe kuriraho, kananjye mbe ndahinga abana banjye, mbe ndahinga. Nyiramari hano nkubwire. Nashatse umugabo, tubyaye umwana wa mbere dusanga afite ubumuga bw'uruhu, tubyaye umwana wa kabiri dusanga afite ubumuga bw'uruhu. Narabyaye ndikanga, kubera ko bwa mbere mbyaye naratekereje ndavuga ni buriya umuntu akibyara umwana wasanga avuka asa kuri yagera ku isaka akabigikara. Byamanje kungora bwa mbere, ariko byabaye inshuro ya kabiri ntarumva ndabyakiye, ndetse ubu igisigaye ni inshingano zo kubitaho kugira ngo batazakurana igikomere nk'icyo nagize mbabyara. Njyewe ntangiye ku ruhande rwanjye, nk'ubu ngubu uriya mwana wanjye mukuru nuko korona isa nkaho yavanze ibintu, numva ari umuntu kubera ko amaze gukura, ndetse mfite byinshi namuteguriye nkimara kumubyara. Namaze kumubyara nsa nkaho nsubiye inyuma ho gakeya, ariko aho mpagurukiye numva nategura ko umwana wanjye yazabaho mu buzima bwiza, kandi umwana wanjye akaba yaba umuhanga, imyigire ndayikurikirana, numva ko ejo byibura yazaba umuntu uzwi, akagera ku rwego rukomeye, akarenga kuba afite ubumuga bw'uruhu, akaba yaba umuntu ukomeye, akerekana imbaraga abantu bose batangara bazibonye. Mbese mba numva abana banjye, umwana wanjye nkunda nkamubwira ngo uzajye wiga cyane, ndi kumva nshaka ko uzajya kwiga Harvard. nawe buri umubwira avuga ati ngomba kwiga, mama yarambwiye ati ngomba kwiga Harvard. Ikintu cyose utoje umwana mu buto bwe ukagenda kura mbese kigenda kimwiyubakamo, aba yumva afite imbaraga n'intego yo kuba yagera kuri cya kintu. Nk'ubu ngubu kubera nabonye azi kuririmba, numvaga nshaka kumujyana muri studio, uretse ko ntago turabyorganiza neza ngo tubitegure. Numva nazabashyigikira mu buzima busanzwe, mbese bakazakurana imbaraga, ndetse bakazaba banamenyekana ku buryo buri wese azavuga ati wa mwana wo kwa runaka, mwana wanjye yitwa Nikole, wa mwana wa mama Nikole, umva afite aho yageze, nubwo yavutse bikaba ikibazo, bikaba intambara. Mebwawe ese uzavuga ko wayikoze miki, urakora ibyiza ugifite uburyo, fata imbuto yawe uyinyanyagize, uzayibona hashize igihe. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, yarabowowe yaririmba, kuko nzi yuko narababariwe. Yego.